niba wemera yuko uburozi bubaho, umuntu bamuha uburozi agapfa bakamushyingura, cyangwa se ushobora kuba uzi umuntu wapfuye bamurozi, ntucikwe iyi filime nkuzaniye irimo inyigisho zikomeye cyane. Uyu mukobwa afite imisatsi, arimo arayisukura, ariko iyo misatsi agakura umusatsi hakaza inzoka. Musaza we yarinjiye cyane aramubaza ati ibyo bintu urimo ni ibiki? Mu gihe akimubaza, uyu nawe yaraje ati sheri, ko wantindiye, urabona turi bugereyo ryari? Uyu yarahagurutse aramubwira ati sheri, nari nibagiwe kukuratira, impano wampaye ni nziza cyane, iyi misatsi ni myiza, nzajya nyambara nse neza. Mana nyagasani, icyo atazi ni uko yayikururaga ari nako havagamo inzoka, agakurura umusatsi, agakurura inzoka, ariko ntago yabashaga kuba yabibona. Mana nyagasani, uyu musaza we yaje ahita amubona, abona kuruye inzoka, yakurura umusatsi hakaza inzoka, ari nabwo yamubazaga ati ibyo ni ibiki? Ari nako hazaga uyu mukobwa. Gusa uyu mukobwa arishimye, musaza w'uyu musore arishimye cyane, bamuhaye impano. Uyu musaza we yaramubwiye ati uyu si inshuti yawe, ati no, ati niwe wampaye iyi mpano y'umusatsi wanjye, ubu tugiye kuryoshya, tugiye kurya sho. Mana nyagasani, ariko baseka. Gusa umukobwa disi ntabwo azi ikijya mbere, ntabwo azi yuko ari ibirozi cyangwa yinjiriwe na sekibi. Uyu musore ni umuntu usenga cyane, ibihe bye byose abimara ari gusenga, abimara ari kwambaza Imana kugira ngo imwereke ahazaza hiwe. Ariko uyu mukobwa yaramunaniye cyane, ni muri ba bandi barya sho cyane bakibagirwa Uwiteka. Arimo aramubwira ati sheri, iyi mpano yanjye, ati rwose nzajya nyambara, ati njye muri sho. Icyo atazi ni uko iyo yita ya mpano disi, ya mpano ni inzoka, imisatsi ikozwe mu nzoka. Disi yari rebo yo kuba yayambara, yamara kuyambara akayita asara. Uyu nawe akaba akamutwara aho agomba kumutwara. Nawe ndebera iyo misatsi ni ukuri kw'Imana. Uyu musore yatangiye kurakara amubwira ati ntabwo nzi impamvu uri muri iyi nzu, ntabwo nzi impamvu wahaye mushiki wanjye iyi mpano, nta nubwo wakagombye kuba uri hano. Uyu mukobwa nawe akabwira musaza wiwe ati reka kubwira inshuti yanjye nabi, kuko ibintu byose ngeneye ntabwo ujya ubima. Mana nyagasani, reba nawe, reba iyi mpano nawe mu by'ukuri. Mana nyagasani, niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, ujye usenga iri somo nk'iri ngiri ntirikagende gutyo gusa, rijye rigira icyo risiga. Niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, kora subscribe, ukore like na comment kugira ngo turusheho kujya dusharinga ibintu byiza nk'ibi ngibi. Umusore yararakaye cyane, ari nako abwira nabi uyu mukobwa, ari nako mushiki wiwe amubwira uti nta burenganzira ufite bwo kugenzura abinjira hano, dore ko ibyo nkeneye byose ntabwo ujya ubima. Niyo mpamvu rero ku mpano nk'iyi ngiyi ugomba gutuza, ugaceceka, ukumva ibyo nkubwira, cyangwa se ukabireba ntugire icyo ubikoraho. Urabizi neza mbana nawe, ariko ntabwo ugomba kumbangamira. Musaza we akamubwira uti ntabwo nanze impano baguha, ariko ujye ubanza urebe neza, ese uyu muntu uguhaye impano uramwizeye neza? Umukobwa yajyaga kuyifata avuga ati reka niyambarire nigendere, akamubwira turamenye, ati ndagukubita nureba nabi, nta nubwo wemere kongera gufata kuri iyi misatsi, ndagukubita ukubitana n'uwo nguwo nshuti yawe. Abo mukobwa akamubwira uti nujye ukabije kumenyera, ujye umenya ko nakuze, kuba barakunsigiye ntabwo bivuze yuko uzajya umenyera. Nawe reba imisatsi ashaka kwambara, nawe reba rwose, buriya amatwi ari mu rupfu ntabwo ajya yumva, mujye musobanukirwa. Musaza we yarakaye cyane kuko ukuri arakuzi, kandi agomba kukumanza
byose akabishyira hanze, ari nako umusore amubwira uyu mukobwa ati ngiye kugukubitana n'uyu sekibi wawe, ati noneho wibeshye umukoreho, ati noneho wibeshye umukoreho ndahita nigira kwa kaka mvuge ko usigaye umpondagura, ati ndagukubita, ati nushaka ugende, ati nushaka ugende rwose ndagukubita. Uyu mukobwa yatangiye kurakara cyane, ati ariko wowe wa muhungu we uri gatiki, abantu bose utazi ubafata nabi unababwira nabi, urankubita se unkubitira iki? Kuko ndi inshuti ya mushiki wawe, ati ntabwo wakagombye kuba uri kuvuga aya magambo, ahubwo nawe wakabaye uze tukajyana tukarya kurya sho. Niba ufite agashiha yuko ngiye kugenda, humura ndagaruka, ntabwo ngiye mu basore nk'uko ujya ubinshinja. Ati ngewe numva ibyo umbwira nkabyubaha, ariko nawe mu buzima bwanjye ntukagire limiti, ntukambangamire. Ari nako n'uyamubwiye ati ntukamubangamire arakuze. Reba ibyo bavuga ngo ari kumubangamira we. Rwose niba ugeze ahangaha kora like, ukore subscribe, ubundi turusheho kugenda tujya mbere twaguka. Rwose nanabashimira aho tugeze ni kuri mwe, iyo mutahaba ntabwo twakabaye turaha. Yaravuze ati noneho reka nzifate ndebe, noneho reka mfate wigi zanjye ndebe noneho icyo nkora. Ese birarangira bite? Uyu musore nawe yatsembye rwose, yarushijeho no kurakara cyane, avuga ati mu izina rya Yesu ibintu byose birashoboka. Uyu mukobwa nawe ntago ari kubona neza icyo uyu musore ari kumuhora, ari kubona ari kumubangamira cyane, yamubujije umutekano. Uyu mukobwa uje nawe w'agakanzu k'umutuku rwose arimo yumiwe cyane, yabonye yuko yavumbuwe cyane. Uyu musore akamubwira uti bubu bwa mbere n'ubwa nyuma wongera kugaruka ahangaha na sister wanjye ndakwiyamye burundu, ntuzigere wongera kugaruka ahangaha, sinkushaka n'ikindi gihe sinkushaka ahangaha muri uru rugo, kandi ngomba kugukubita mu izina rya Yesu. Uko yikubita gutya amukubita avuga ati ndagukubita yashyiramo izina rya Yesu akikanga. Twatuyoka natwo turimo turiyamara rwose, turimo turakora muvoma. Aba nabo bari gushihurana, uyu mukobwa agerageza kwirwanaho. Uyu mukobwa waruje kureba mushiki w'uyu musore yaramubwiye ati ubundi ngiye narinje kwitwarira mushiki wawe, ati ubundi wowe ubyitwayemo ute, ubundi wowe uteye uturuka he? Umukobwa yatangiye kugiramo akantu k'ubwoba, ati kandi nawe ubu namureka akaba ari wowe ntwara, ati noneho ukabona ko ndi seriye. Umukobwa yagize ubwoba cyane rwose, yatangiye kuvuga ati ubu mukobwa namureka akaba ari wowe ntwara, kugira ngo ubone yuko ngewe mba ndi seriye kandi mfite n'imbaraga zimerekeje. Disi umukobwa yatangiye kugira ubwoba, yishingikiriza kuri musaza wiwe. Amaze kwishingikiriza kuri musaza wiwe atangira kumubwira uti ngaho ngwino tugende se nyine, ati impano yanjye naguhaye urabona urapfa kuyigendana gutyo gusa. Umusaza wiwe kuko we yari yamaze kubivumbura kare, yaramubwiye ati ahangaha ni mu nzu y'Imana, ahangaha nsizwe amavuta yera, ati Imana Nyagasani niwe ungenza, niwe ukontorora ibintu byanjye, namuhaye ububasha bwo kugenzura abinjira n'abasohoka ndetse n'abagizi ba nabi, nta n'ikintu na kimwe wakora. Uyu mukobwa aramubwira ati nega nanjye mfite imbaraga, ati nanjye mfite abo nkorera kandi bampemba neza, ngaho nyumvira Mana Nyagasani. Ati ahangaha muri iyi nzu mafitemo umwanya ukomeye cyane, uko ngomba gutwara umwe muri mwebwe. Mushiki wawe namuhisemo yuko ngomba kumutwara, ati niyo mpamvu impano yanjye atagomba kwivizira gutyo gusa, buri kimwe cyose ngomba kugikora neza cyane. Akivuga gutyo buri kimwe cyose yakuyeho imbaraga, akuraho imbaraga rwose, ati ngiye kugukubita mu izina ryo hepfiriya rwose. Yaramusunitse neza kugira ngo abashe kuba yamukubita. Umukobwa arimo arataka disi, umukobwa yatangiye gutabaza ati Mana tabara. Umusore nawe ashyiraho ikiganza cyo kwizera kwinshi cyane, mbabwira ngo mujye musenga Imana, ibi byose bivanishwaho n'amasengesho. Uyu musore yataza kuba ngaha biba byose biba byarangiye. Wa mugore cyangwa wa mukobwa yahise yikubita hasi, yahise acika intege, yumvishe mu maboko yewe imbaraga zicitse, ubuzima butangira kuba habi, atangira kubura ubwenge. Umusore aratuje cyane rwose, aramureba, icyo yizeye ni imbaraga z'Uwiteka. Ka gakobwa nako gashiki kiwe katangiye kugira ubwoba cyane. Musaza we yatangiye kumufesinga amubwira uti ahangaha
ubugingo bwanjye bwose bukontororwa n'Uwiteka, niwe nahaye imbaraga, niwe nahaye ubuzima bwanjye. Uwiteka wenyine niwe ufite kugira icyo akora ku buzima bwanjye. Ndasenga amanywa n'ijoro, ngomba kugukubitisha icyo bita isengesho, nkagukubitisha kwizera kwanjye. Umukobwa Disi yatangiye kubabara cyane, atangira kubabara, atangira kumva ibikezi mu maboko yiwe uko ari kumubwira ijambo ry'Imana, amubwira uti njyewe nasizwe amavuta, nabatijwe mu mazi magari. Niyo mpamvu rero ugomba kuva ahangaha uri umuyonga, ngomba kugutwika mu izina rya Yesu. Buri kimwe cyose ukabona yuko Uwiteka akora, kandi Uwiteka yaratsinze ari ku ngoma. Uwiteka niwe wenyine ushobora gukora buri kimwe cyose. Iyi ni Imana iri kubinkoresha mu izina rya Yesu. Umukobwa yatangiye kwigaragura, yatangiye kubura ubwenge, yatangiye gutabaza abo hepfo iriya ngo bamufashe. Ari nako avuga ati ntabwo byagakwiye, ntabwo nari nzi yuko ari uko nguko umuteye, ntabwo nari nzi yuko imbaraga zanyu ari uko nguko zimeze, nari nzi yuko rwose inzira ari nyabagendwa. Imana nyagasani, wa mukobwa nawe yikoreye amaboko, yabuze icyo avuga, yabuze icyo yongeraho. Ari nako avuga ngo mu izina rya Yesu, avuga ngo power, avuga ngo fire. Umukobwa aracyari kuzongwa n'imbaraga. Yinjiye ahatinjirwa, yinjiriye ahatinjirirwa. Buriya hari ahantu winjira ariko kuhasohoka bikakubera ikigeragezo gikomeye cyane, ku buryo uhita uvuga uti nongeye kubaho ubuzima bwanjye bwose nabushyira ku murongo, ntabwo nazongera gukora ibintu bibi nk'ibi ngibi. Yaratatse cyane, yaravuze ati mbabarira, mbabarira, ntabwo zongera. Umusore nta buraga afite, umusore yamurakariye cyane rwose. Urabona yuko umusore yizeye ijambo ry'Uwiteka. Nawe rero niba ugeze ahangaha kuri uyu munota ukaba utarakira agakiza, kizwa. Uwiteka aragukeneye cyane, kizwa. Uwiteka aragukeneye, ni wowe akeneye. Arimo aramusaba imbabazi, amubwira uti izo wigi, harimo inzoka, izo nzoka zagombaga kumujya mu bwonko, zikamufata, zikamushwaratura, zigahita zimusaza, nanjye nkahita mutwara. Nari mutwaye, ariko ntabwo yari bugaruke. Umukobwa Mana yatangiye kuvuga Mana urakoze, Mana urakoze kuba untabaye. Bya biyoka, twa tuyoka twa kobura na twa sineke twose, dore ngutwo twatangiye kwigaragura, twatangiye kwiyerekana natwo. Umukobwa nawe atangira kuvuga uti Mana urakoze, sinzongera gusuzugura musaza wanjye. Guhera ubu ngubu tuzajya tujyana gusenga, kandi sinzongera kumusuzugura n'umunsi wa rimwe. Mujye mwubaha umuntu wese ukubwira ijambo ry'Imana, mujye wubaha umuntu wese ukubwira ibintu by'Imana. Ujye ubyumva, bitega amatwi. Nujya ubona videwo ivuga ku ijambo ry'Imana, ujye uyumve rwose, unakore komenti, niho imbaraga zituruka. Aba batangiye gusenga bose, yatangiye gufasha musaza wiwe gusenga, avuga uti va ahangaha, turagutwika mu izina rya Yesu. Umuriro watangiye kuzamuka, atangira gushya. Satani nuko ahemba. Niba ujya ukorera Satani cyangwa ukeza abami babiri, nawe nuko bizakubaho. Imana ni imwe yonyine, ni umwana w'Imana, ni Imana yaducunguye ku musaraba. Ku musaraba niho hari byose, niho hari amahoro. Ikuzimu bazashya, nimugakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Ibyo ni ijambo ry'Imana rwose. Hari n'igihe n'ubutaha tuzajya tuza tukavuga ijambo ry'Imana tukarisoma, ubundi tukigendera. Ku babishaka, ku babikeneye, jya muri komenti utwandikire, utubwire icyo gukora kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kugenda. Basoje gusenga, umukobwa yahise aburirwa irengero, yahise agenda rwose n'ubwo buryo yagiyemo. Ari nako rwose sisita w'uyu musore yatangiye kuvuga uti ntabwo byumvikana, agiye hehe, rwose ibi bintu ntabwo bisanzwe. Yatangiye kumubwira umusore ngati ngaho ambara wigi zawe, ambara imisatsi yawe, mvaho, nta nubwo nshaka kubikoraho, nta nubwo nshaka kuzikoraho, urajya
hehe se kari izawe, kari impano yawe? Ati nta mpano nshaka, ati nta mpano nshaka, ati nta misatsi nshaka. Mu izina rya Yesu yahise abona yuko za wigi noneho yarindaga kwambara nawe yahise abyibonera, atangira kubona twa kobura, atangira no kubona umuriro waka, atangira kugira ubwoba, abura hajya. Buriya abapagane rwose muzatungurwa cyane, bazatungurwa cyane niba utemera ko Imana ibaho. Natangiye mvuga ngo niba utemera ko uburozi bubaho, umuntu ashobora kurogwa agapfa, ubwo ngubwo noneho nawe ubashije kuba wabyibonera. Byaraturitse cyane, byaraturitse bihita bijyana na nyirabyo mu izina rya Yesu. Iyi nzu yabo irasengeye cyane. Yahise aza yirukanka aramufata, ati musaza wa, ati ntabwo byumvikana, ati ya misatsi iragiye nari ngiye kwambara, ati ni ukuri mbabarira, ati ndakwinginze, ati mbabarire kuba nakubwiye nabi, nagusebeje cyane, ati mbabarira, ati ntabwo nzongera rwose. Uwiteka Imana ngiye kumwakira. Yatangiye kugira ubwoba, atangiye kugira ikintu cy'ubwoba. Musaza wamubwiye ati mvaho, ati ndekura, ati iteka n'iteka nkubwira gusenga, ati nkubwira gusenga ukambwira ngo nayo, ukambwira ngo ndi umusazi, ndekura ntiwongere no kumfataho wa munyabyaha we. Ati ubanza ugende wihane, va aha ngaho ugende ujye kwihana, jya mu cyumba cyawe ugende. Umukobwa yatangiye kureba iburyo n'ibumoso, abura ibyo abona. Ati wigize igiye hehe? Wigize iragiye, nawe aragenda. Ati ni Sekibi, ati nibyo nakubwiraga. Umukobwa disi yakoze ku kimenyetso cy'umusaraba, aravuga uti Mana umbabarire, ati guhera ubu ngubu, ati rwose ngiye kwakira umwami n'umukiza mbe hafi. Tubabwira ngo niba ukunda Imana, niba ukunda ubugingo bwawe, ukaba ushaka kurama, ukaba ushaka rwose kubaho ubuzima bwawe bwose ukora ugahirwa, egera umwami n'umukiza umusabe imbabazi. Aracyari ku ngoma, azakubabarira, kandi ubugingo bwawe bwose abufite mu biganza byawe, kuko niwe waturemye, yakuremye ukiri mu nda ya mama wawe, kugeza ubu ngubu uracyariho urahumeka. Kubw'Imana rero yagiye dukoreye dukiza ibintu nk'ibi ngibi byinshi. Isenga rwose, ujye usenga, ujye ufata umwanya nk'uyu nguyu. Niharaje nahisemo filime nk'izi ngizi kugira ngo zijye zibigisha, zibakundisha Uwiteka, mukunde Uwiteka nawe abakunde, arabakeneye cyane. Iyi si yaranduye. Uyu musore nawe aramubwira uti, nibyo ari kumubwira uti, iyi si yaranduye, ibintu byose ntabwo bikimeze neza. Isi ubu ngubu bisaba kwimenya, kwimenyaho n'umwuka wera wawe. Mwuka wera abane nawe, uzabona ibyiza byose. Mu gushaka kwawe kose kuzagenda neza. Iteka ryose ujye uhora uca bugufi, usome ijambo ry'Imana. Abakorino ba kabiri ibice 5 umurongo wa 17 haravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Mwakira ijambo ry'Imana, mujye musoma ijambo ry'Imana. Rero ndabakunda cyane. Ni izi filime zo muzajya muzibona umunsi ku munsi kugira ngo murusheho kuba mwasobanukirwa. Uyu musore arimo aramubwira uti, ati nizere neza yuko ubonye umusaruro wo gusenga kwanjye. Ati ngenda byuka nkasenga, najya kuryama nkasenga, kandi ababyeyi bacu baratubwiye ngo tujye twiragiza Uwiteka mu mutima wacu, tubohoke, tubabarire, ndetse tunishime, tugire ubuzima bwiza buzima. Niyo mpamvu rero ngiye nsenga buri munsi. Ndakwinginze, ndagusabye, ni wowe mfite wenyine, gerageza tujye dusengana umunsi ku munsi kugira ngo abantu nk'abariya bazagenda, nta nubwo rwose bazigera bagaruka mu buzima bwacu, bazagenda burundu, ntabwo bazagaruka. Uyu mukobwa nawe aramubwira uti, ati ndakumva rwose, ubu noneho nakumva. Ati ubu noneho nakumva. Aramwegera aramubwira uti mbabarira, ati mbabarira rwose, mbanze njye kunywa amazi. Ati mbanze njye kunywa amazi. Ari nako rwose amufataho amubwira uti genda, ati genda undeke, ibyawe byose usabwe kwakira umwami n'umukiza. Yaragiye agenda afite ubwoba bwinshi cyane, sinzi ko iyi saro azongera kuyigarukamo
kuko ibyo abonye byose ni agahomamunwa. Tubabwira ngo rero filime yacu iri kugana ku musozo. Uwiteka Imana akomeze abarinde, abahe ubuzima buzima. Mukunde Uwiteka, mushake abantu basenga cyane, babafate ukuboko. Buriya umuntu wese agira umwarimu we, agira menta wiwe, azagufasha. Kandi uko umunyeshuri abona umwarimu we akamwigisha, bikazarangira abonye akazi. No muri Kristo Yesu, uba ufite umuntu ugusengera ukuba hafi, araguhindura neza, ubuzima bwawe bugahinduka. Yaramuhamagaye, yaramubwiye ati ngwino nagusengere. Tubabwira ngo filime yacu ni uko igenze. Mukore subscribe, mukore like. Mwakoze kureba iyi video, ndabakunda cyane.